wapi ni umujizi turaziranye tu kuva zamani nyine tu nawe urumva abantu b'igisimba baziranye ariko tugenda durasi tu kwa kudusanga umuntu atuye mu gakaritie kijya mu ndatuye mu kandi gakaritie nago babakunze nyine guhuza tu ariko bitavuze ko abasani bagenda bahuza gake gake none tugenda dura muri stu wagendaga dura muri stu no hantu haduhuzaga nyine mbona umuntu nkabura umuntu nawe niba yarabaye umusani nabona ko afite umutima to gukundana ariko ngiye uko najyaga mufatana ariko namusanze bura najyaga mfata uwo musani njya mufata nkavuga ati umujizi nagira hejuru azibuka abagenzi be agaruke agirute abazamure ariko ngiye cyanangaje nuko yakoze indirimbo mani indirimbo irakubise 2000 2003 2004 mani atangire kwigira wa danje tangire yumve ko yageze hejuru mani indirimbo nanubwo yararibwa n'ibihumbi 100 uri kwigira wa danje ni ikibazo gikomeye n'ahantu warenga. TV3 urashaka gukorera amafaranga ukoresheje imodoka yawe ubuhanga bwawe cyangwa serivisi zawe zo gutwara VP Transport ikorohereza byose muri application imwe gusa. Icyambere, downloading application ya VP Transport kuri Google Play cyangwa App Store, ufungure konti yawe byoroshye maze uhitemo ahawe. Kora nk'umwikorezi, ukodesha imodoka, ucuruza imodoka, umushoferi ushaka akazi, umukanishi ushaka akazi. Uzuza ibisabwa maze ubyohereze ngo byemezwe. Umaze kwemezwa, uzahita ugaragarira ibihumbi n'ibihumbi by'abakiriya ku rubuga bazakwifashisha, bagufasha kwinjiza no kwaguka. Byose ku rubuga rumwe. VP Transport. Yi-downloading uyu munsi. Wunguke byinshi. Yesu kamusubiza kandi wifurize ibihe byiza we ukurikiranye TVC Rwanda nizere ko umeze neza nizere ko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza kandi utameze neza ndakomeza kubwira ko icyo tubamo niko bigenda uyu munsi biba ari byiza ejo bikaba bibi uyu munsi biba ari bibi ejo bikaba byiza kubera Imana bityo nkuko mubibona imbere ya kamera zanyu za TVC Rwanda bazaniye undi mu superstar meze bite my dream Shameze fresh kabisa meze bon for life ni fresh ni good cyangwa ibintu ni ibibazo ngaha wapi twe n'ubuzima baburi good baburyoshye kabisa for bakuri iminsi shani meza meze neza is fresh kabisa turakwakiye kuri TVC Rwanda thanks bete nyine abafana banyinaga freestyle izi nkundo z'imitsi zinoresha amasashi sinzi icyo navuga izi nkundo nabi hari abasikama nta kintu kirimo mana ndinda guca maestro nkeneye money yafasho bana muzigo ni hatari kabisa ngene ushari fresh shani cool kabisa indirimbo maze kutirimbira imaze ngiye kinga gutisohotse ni indirimbo isari mu projet iri mu kayi none bura none biko abakunzi ba TVC Rwanda nibo ba mbere bagiriwe amahirwe iko bisha projet ikiri kubiko manje nabumvisa abamanzi bumve aga projet kaba kari mu kayi buryo kaba kameze bana barateganya ko niyo projet yajya hanze na ryari nko mushobora kuvuga ati kabisa no song ni nzima cyane nko mu kwa 12 umuntu yakabatamota bakakurikirana ariko biratigwa na comment niyo mpamvu umuntu babahaye projet kiri mu kayi manzi bayumve tu gibize babyitege nko mu gikingana gute projet ikabisohotse hanze iyi projet rero nko iri mu kayi ariko indi projet mfite iri muri stu iri muri stu yitwa Falawe yo ariko igiye kurya hanze nyine muri iyi minsi nko mu kwa 10 nejo bone n'ubundi kabisa abahanzi ari ukuntu usanga ateguza abakunzi be ikintu ariko ugasanga kugira gisohoke bibaye abahizi ye projet mfite irateguye ariko tuba tukiri nyine kuyikora fresh zazimeze neza nayikoranye na mugenzi wanje bita First Legend nabonye mwana mutumiye ni muzima cyane turakorana
rero bayitege bya danje umva ni nzima kabisa kugira izaze nyine isukuye tu. ariko kumenya Fast Legend ari nka song ya kabiri cyangwa ya gatatu mugiye kwa mukoranye ni songo ya gatatu. Ahubwo ni yakanye hari n'izindi twagiye dukorana ariko sere zasohoka zizajya hanze ziba nyine zibitse tu. tuguhaye ikaze rero muri TVC Rwanda tujye kuganira byinshi bitandukanye. Harimo umuntu ufite ibibazo by'amatsiko kuri wowe ashobora kwibaza ati watangiye umuziki ryari, akumva nyine umuteye amatsiko. Ubundi watangiye umuziki ryari, urugendo rwawe muri muzika rumeze rute? Buranje umuziki wanjye watangiye zamani cyane mfite nk'imyaka nk'icumi ariko nyine hari umuntu ufatira icyitegererezo tu umuntu bita Ivan Buravan. Buravan Ivan Buravan nyine tu Ivan Buravan namukundaga cyane. Hari ukuntu uba wiyumvamo indirimbo hari akaririmbo yaririmbye kitwa Malaika 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 inzozi ndota Malaika. Indirimbo nyine murayizi tu. Burakara karimbo nagakunze ibaze ko nageze kuri level nanyikorera cover. Uraje nayifite indirimbo yitwa Malaika. Wayikoreye cover ako wagiye hindura amagambo cyangwa yaririmbye nkuko yaririmbye? Je nahinduye amagambo ariko reflet nanayigize Malaika bitewe n'uburyo najyaga nyiyumva mu bya danje. Uvuga ko uri umufans wa danje. Buriya niwe watumije ninjira umuziki nanjye nangira kwandika izanjye kuko ntabwo njya nkunda. Yego ushobora gufatira icyitegererezo ku muntu ariko nyine nawe ukiga kwandika ibyawe ariko ufite umuntu ufatira icyitegererezo. Yego hari umuntu kwibaza ati utubwiye ko watangiye music ufite imyaka 10. Umuntu kwibaza ati se iyo myaka 10 nibwo wabitangiye mu buryo buri professional cyangwa wabitangiye nyine uvuga ati ndimo ndabikora nyine nk'ibintu nkunda ariko ntabwo icyo gihe ariko byari professional? No, buriya abahanzi bafite uburyo bafite igihe baba baratangiriye umuziki. Buriya urebye umuntu aba yaratangiye umuziki kera cyane. Natangiye umuziki icyo gihe nyine ari ukuntu utangira kwiyumvamo ibyumviro ko washobora umuziki ariko ukaba udafite ubushobozi bwo kujya studio. Ufite indirimbo nyinshi cyane wagiye wandika mu kayi, ufite amaproje pe ariko nyine kugira ngo utangire kuyashira hanze akaba ari nyine kitari cyagera bitewe n'ubushobozi buke umuntu aba afite. Akavuga ati reka nkomeze sinshike intege, nkomeze mfate amareputation y'ukuntu kugira ngo igihe nikigera niyo mbonamo ni zikoze stu sohora indirimbo. Ariko natangiye kubikora ninjye stu mfite nk'imyaka nka 17 nicyo gihe ninjye stu. Hari umuntu nyine ari umujene wajya kudufasha bita muri P7. Ariko boringeze kuyumva yakoraga ibintu bitandukanye, filme, muziki ya gakondo. Yari groupe yari huriyemo abantu benshi cyane, twajya dukora ibintu byinshi cyane tu. Harimo abahanzi, abakina filme, njye nakinaga na filme n'umuhanzi. Kumvura aba legend kuva kera so twarakoze ibintu byinshi cyane nyine nuko aba ari igihe kigera umuntu agahitamo ikintu kimwe ariko nta wamenya tu. Nicyo gihe natangiriye projet zanjye kuzishyira hanze. Bityo watangiye umuziki mu buryo buri professional ufite imyaka 17 ariko nyuma yuko ku myaka 10 wumvaga yuko n'ubundi ari byo ugomba kuzakora bimwe na bimwe ukajya biririmba nyine ugakora indirimbo z'abandi. Hari umuntu ushobora kwibaza ati se kuva imyaka 17 aho watangiriye umuntu ushobora kwibaza ati se nk'umu artist ukiri mutoya ukiri mu iterambere ushaka kugera kuri byinshi, ni nk'izihe mbogamizi ugenda uhura nazo muri ubu buzima? Imbogamizi umuntu wese ntagabura abacantege ariko nyine buriya icyambere uzakora ikintu gikunze kuko mu nzira zawe urimo ntabwo buri umuntu buri guca intege. Abanzi abagenda bagutega imitego uzafatirwa ahangaha ariko tu byose nani handi Imana irakomeza tukagupromotinga kuzamura. Buriya nkomeza gushimira abanzi banjye
abanzi banjye buriya ngenda bashimira cyane bagukorera umuti voge bankorera umuti kuko iyo bamvuzeho cyane noneho n'akarusho nge ngabyumva buriya bantera imbaraga nkakora cyane kugira nyine nge mbemeze ko ibintu bavuga byose ahubwo bintera energy. buriya hari na struggle uvuga ati kabisa abantu uno mukoboyi ahangaha rwose ibintu yanywere ntabwo ari fresh kabisa kuba utangire gukora buriya ari umujizi na ni umuhanzi ari umujama nawe umuhanzi sinzi ikizina cy'uburyo cyitwa sinzi uburyo niba gitanga n'iyihe nyuguti ariko ntabwo muzi ariko nawe niwanga y'igisenyi buriya agenda avuga amagambo nyine y'amagambo y'abarasta buriya mani jama niba yakoze indirimbo akumva ko indirimbo yarebwe 4,000 akumva ko yateye imbere akumva ko bagenzi be yabasiga hasi akumva ko atabafashe ngo bazamukane mana bari kwiyumvika mani kugira ngo ugende ugera ahantu ugende uvuga abanzi bagenzi bawe nabi mani biriya biboro mani ntabwo ari sawa ntabwo ari sawa kabisa mani dukorere hamwe kuko mani wifuza kuzamuka wenyine mani nta hantu uzarenga. Nzi koko umuhanzi ntabwo muzi koko niba asanzwe akorera music muri Gisenyi nawe akakorera music muri Gisenyi kandi bakaba yarakoze ibintu nk'ibyo ngibyo byanga byakundura muzi ndamuzi ariko nyine buriya ikizina kina ari ukuntu kijya kincanga ntabwo gipfa kujya mu mutwe wacu bitewe bane buriya ari umuntu bara gukora ibintu kugira ngo noneho ari n'igihe kigira n'izina ryo ukaryibagirwa bitewe n'ibintu bibagenda kuvuga mani kagenda riva mu mutwe neza fresh ariko nyine nakomeze kuko ngewe anera power man anera power nkakora ibintu byanyu mbikunze gusa nyine artist ni yari mfite cyangwa ahubwo nuko wenda musanzwe wenda mwahore nko muri stu mukamenyana gukinira aho ngaho cyangwa nyine cyaho nuko ushaka nuko ndashaka convention inganga imbere za TV Rwanda wapi ni umujizi turaziranye kuva zamani nyine nawe urumva abantu b'igisimba baziranye ariko tugenda duhura kwa kudusanga umuntu atuye mu gakaritsiye kijya mu ndatuye mu kandi gakaritsiye ntabwo baba bakunda nyine guhuza ariko bitavuze ko abasani bagenda bahuza gake none tugenda duhura muri wagendaga duhura muri no hantu haduhuzaga nyine mbona umuntu nkabura umuntu nawe niba yarabaye umusani nkabona ko afite umutima wo gukundana ariko ngiye uko najyaga mufatana ariko namusanze bura najyaga mfata uwo musani njya mufata nkavuga ati umujizi nagira hejuru azibuka bagenzi be agaruke agirute abazamure ariko ngiye cyanangaje nuko yakoze indirimbo mani indirimbo irakubise 2,000 3,000 4,000 mani atangire kwigira wa danje tangire yumve ko yageze hejuru mani indirimbo nanubwo ari aribwa n'100 uri kwigira wa danje ni ikibazo gikomeye nta hantu warenga pe hari umuntu nawe ushobora kwibaza kubera ko akenshi iyo umuntu agitangira kariyeri ikintu runaka ibyo bwa music cyangwa wenda indi projet ku ruhande hari ukuntu uba usanga nk'ababyeyi umubyeyi ntabwo byumva neza ugasanga umubyeyi kugira amusapotingi ahubwo arimo amubwira ati ebana ibi bintu bireke bitabaye ibyo njye nawe ntabwo bizakunda. Ese wowe famille yawe ndetse n'inshuti zawe kuba uri artist nyine bo bundi muri make bo babyakira bate nyine cyane cyane kuri side y'ababyeyi bawe? Bura kuri famille cyane nyine ku ababyeyi banjye buriya umubyeyi wanjye umwe ntago ajya bikunda cyane ntago ajya byumvamo ariko umwe arabyumva buriya cyane papa ura mama wanjye arabyumva cyane ariko papa we aba ari kumva ko ari bya bintu byaho nyine by'abahungu byo kuba barasta akumva ko amafaranga akumva ko ibintu nkora nyine bitazazana amafaranga akumva ko niba nashoye ngakora video kari ukujugunya amafaranga kandi ntabwo abazi ko imitamu byamubyarira amafaranga kandi akabona ko umwana we yari hejuru bya danje. We ntago ajya byizereramo ntago ajya byiza ariko mama wanjye arabikunda cyane. Ni nk'aya magambo akakaye papa we yaba yarakubwiye? Papa wanjye buriya nta nubwo acyabimbwira kuko bagikora papa wanjye buriya akunda kumbwira ati ariko amafaranga uri kuri video bana ntabwo uri kuyajugunya amafaranga yawe pinga uri kuyajugunya njye nicyo kintu wahora mbwira amafaranga ngo uri kuyajugunya uri ko nshaka gukora video cyangwa uri ko nshaka kugeza amafaranga ugenda uyashora uri kuyajugunya
ariko mere ayo magambo ntabwo bari kuyambwira, bari kumbwira ati mwana wanjye komeza ukore nicyo bizasabwa byose sha njye nzitanga mushyigikire. Mera we byibuze aragushyigikira akaguhereza support mere warankigira bya danje, amafaranga mbonye ndavuga ati mere mfite aya ngaya ariko hari ahandi ndi kubura, uyafite wakabaye wanyongerera nkareba uburyo nakwinjira studio cyangwa se nkakora video. Uriya mubyeyi wanjye warankigira bya danje, mama aranshyigikira, respect kabisa. Nk'abahanzi bakiri mu iterambere ry'itangira, nakwita ko basa nkaho bakiri kubaka kariyeri mu buryo buri bushya. Hari ukuntu usanga umuntu ahura n'ibibazo bitandukanye, agahura n'inzitizi zo kubura wenda amafaranga amujyana muri studio, kubura amafaranga yifashisha akora video. Nkibaza se ku ruhande rwawe izo mbogamizi ntabwo ukunda guhura nazo, ukavuga ati bana hari nk'umushinga mfite nshaka gukora ariko ubushobozi buri kuri ikibazo. Ese iyo nyine bigenze gutyo, ubundi nicyo kigutera imbaraga zo kumva ko ugomba gukomeza kuvuga ati bana nubwo biri kwanga ariko ngomba gupushinga icyizere ndagifite? Buriya buri wese agira ibitambo, buriya kugira iyo ushaka nyine ufite intego yawe, buriya utanga ibitambo, bisaba ibitambo cyane. Buriya abahanzi kenshi cyane bahura n'imbogamizi. Buriya nkatwe ntukatube twe tuba turi kuzamuka bato twanavunitse bya danje. Bibaze ko umuntu aba afite video cyangwa se afite indirimbo, tukatuvuga bafite indirimbo muri studio, bazi ko ari indirimbo imara amezi 5 kandi ari umu artist ariko atari yayishyira hanze yakora video. Urumva byose ni zambogamizi byo kubura amafaranga, imbogamizi zo kubura materiel zihagije, no kubura amafaranga kugira ngo ashyire indirimbo hanze. Ariko ngiye nyine tu izo mbogamizi ngenda mbura nazo ntago zikunda kongeraho ingaruka cyane. Kuko ngiye niba mvuze ati muri amezi 3 nasohoye video, muri andi 3 ngomba gusohora indi. Kandi ngiye nyine niyo nafite amafaranga mba ndi kwumva ko ngiye gutanyabona. Ngiye mani ntago nshaka kwikomplika cyane, kuko niba nifitiye icyizere cyaho ndi bukura amafaranga ngomba kuhabona tu, akora video nkashyira hanze, abafana banje nyine bakabona ko ndi gukora tu, ibintu byo gucika intege. Uko byagenda kose umuntu agira ikintu kimuca intege mu bintu byose abakora. Ni ikintu cyaba cyaraguciye intege kuvuga ati none nanga ndakarabye iyo tambiva mu phone hose? Ikintu cyanciye intege ikintu kiduca intege nta kindi rero ni iki ngiki. Hari ukuntu ushyira indirimbo kuri YouTube nyine, kuri YouTube video man, video ikagenda igakubita views 100 gafropi, birababaza cyane. Ariko nyine man izira views man ntabwo ziba ari z'ubusa, kuko ubundi nandi umuntu bakurebye n'ubu utazongera kureba. Niba ngiye nakoze indirimbo ikarebwa n'igihumbi, ikarenga igihumbi gakubita 2,000, man mba nifite icyizere ko ngomba gukora ko byagenda kose. Buriya nakoze indirimbo ikubita igihumbi, yakubise igihumbi nyine. Iyo ndirimbo nakubwiye twa Malike niyo nakoze nyishyizeho video tunani bya danje, ariko yakubise igihumbi hafi n'ijana hafi. Cyase mvuga ati mfite icyizere gikora nyemerera nyikorana n'umuhanzi wanjye tuka Fast Legend. Iyo ndirimbo kabisa yaragiye kubita 2,000, buno igeze 2,200. Urumva ko yagiye tu, yaragiye bya danje. No mpamvu ngiye mba ndi kwereza icyizere, ngomba gucika intege, n'ikintu kigomba kunsubiza inyuma. Avuga ati bana n'ubundi ni ibintu niyemeje, nta mpamvu yo gusubira inyuma. Nta kintu kigomba kunsubiza inyuma kabisa. Buriya ni ibyo bintu nyine bibabaza tu. Ikintu kibabaza cyane ni uko indirimbo ikakubita views 100 man, cyangwa se ngo views 20 kandi wayishoye amafaranga yawe. Ariko ubundi twe abenshi dukora ibihangano bitandukanye kugira ngo abo twabikoreye babirebe. Iyo batabirebye ubona ko usa nkaho urimo urakorera ubusa. Ucika intege ariko nyine tu urakomeza ugapushinga man. Komeza ugapushinga. Mu gutangira tubwiye ko hari niba nabyita label, niba nabyita gute, ni label buriya batubwiye ko yitwa P7. None nayisingira ikibazo cy'amatsiko, niyo label ni icyo yagufashaga nk'umuhanzi mu bijyanye na kariyeri yawe? Label ikintu cyadufashaga nta kindi nyine sibyo gukora indirimbo muri studio ukarikodinga, nta bico bajya gutaka ko urumva label
twari dufite stu yacu, umuhanzi agenda akinjira akarikodinga, waba ufite indirimbo nzima, amaze kurikodinga ukagenda ukayiripotinga umukuru nyine ubishinzwe, mugakora video. Nuko nyine byageze igihe birapfa nyine Jama ajya kudupromotinga yigendeye Canada, yagiye Canada, ibyo byose bihita bipfa, naco ko yadukoraho byose bihita bipfa. Ubu ngubu na lebo uri kubarizwa No na lebo umva gukora ku giti cyawe, kwigitira kabisa ku giti cyawe. nk'umukunzi wa John Kid ashobora kwibaza ati se cyangwa nde n'umuntu ubonye icyo kiganiro bwa mbere ari nabwo akubonyeho, ashobora kwibaza ati se ni gute yabona ibihangano byawe, yabibona gute, yabisanga ahagana he? Sha imbuga zose ndiyo, YouTube, TikTok, IG, Video Maka, sha na ziriya mbuga zicuruza umuziki, Spotify, hari aho simba ndiyo, na za Strong Kids zibazizi. Umuntu kwibaza ati yego uriyo, ariko uriyo mu yahe mazina? Mu amazina rero, mu mazina yanjye, amazina nkoresha ni John Kid. John Kid. Kuri YouTube ni John Kid. Hose. Kuri Instagram, kuri X. Hose ni John Kid. Uragenda ukabibona, umva shabiriyo pe, wagenda ugasura, wansura ntari bikaze. Umuntu ashobora kuvuga ati se wenda nk'indirimbo nshyashya iri hanze, ashobora kwifuza ko mukubitira kapera gatoya. Bakeneye kapera y'umuntu yabahereza kugira ngo nyine babe banumva bumve niba indirimbo izazikoma. Indirimbo bita Falawe. Bayita harimo agapera gafata nkunza mujyana Falawe awe nzamujyana Falawe awe. Shanye nawe kapera kugira ngo izajye gusohoka ifite n'amatsiko, kuko baraguhereza umuntu akantu ntabwo atanga full package. Gutanga full package kandi ngiye ngiri kuyitegura kugira ngo nyine izaze fresh. Manye ni y'umwaka kugira ngo mani irabyinitse bya danje. Ninde producer wayitunganye cyangwa ninde uri kwitunganya? Mu producer wayitunganyije, producer bamwita Espro, muramuzi cyane. Espro niwe ujya nkora ibintu byanjye hari ikibazo numva nshaka kubaza, umuntu yifuza yuko kunsubiza mu buryo buri professional. Hari ukuntu usanga abahanzi b'i Rubavu cyangwa wenda i Gisenyi muri rusange mudakunda kwizerera ko ibyo mukora bya boostinga mutiriwe mujya kubishakira ahandi mu mujyi wa Kigali. Ese nkawe nka John Kid ubwawe icyizere ubibona muri iki, kuki abantu benshi batekereza gutyo? Impamvu se nyine buriya ahangaha i Gisenyi dukora ibikorwa byinshi cyane, ariko nyine n'ahandi birakomeza bikaguma hasi. Ariko njye icyizere mfite nuko ngomba gukora kugira ngo abantu benshi cyane banga i Gisenyi babibone, n'abandi babibone bo mu zindi ntara nyine ariko njye mfite icyizere ko umunsi umwe ndabizi ko n'abandi bajyaga banyanga ko igihe kizagira bakankunda. Niyo mpamvu nkomeza gukora cyane, nkabahata projet mana ntabwo maca kintu byanjye biguma hasi. Niyo mpamvu mfite icyizere ko umunsi umwe bizazamuka. John Kid, mu gusoza hari icyo wabwira abakunzi bawe bagukunda ndetse n'abakurikiranye TVC Rwanda muri rusange? Mu gusoza ni iki kintu wababwira bakwiye kuba bafite muri aka kanya? Kintu baba bafite muri aka kanya, mu gusoza nshimira umuntu wanumiye kuri iyi channel ya TVC Rwanda, bakore flow kabisa, dukomeze turye show kugira ngo n'igihangano tuzajya dusohora baturaza tukibimenyesha kuri iyi channel. Yego muhabikaze. Kabisa umuntu wanumiye respect nyiri iyi channel, respect kabisa. Ariko nyine ikintu mu bafana banjye baba bafite muri no minsi cyasi muri aka kamwanya turimo, nuko nuhigira icyizere. Icyo cya mbere ni kwigira icyizere, ugakunda mugenzi wawe nkuko wikunda.
kuko nuwanga mugenzi wawe ukifuza kugenda mu nzira zawe wenyine shani kankubwiye ko nta hantu uzagera pe mani ugira umuntu umwe ariko nyine muri mu nzira zimwe ugira umuntu umwe kumwe mu nzira zimwe uko twese turi ku isi kandi twese twavukiye gukora twese turi guhiga kandi no kumvikana tugomba kumvikana rero kugira ngo tugere ku nzozi zacu turota buri kanya rero mugire icyizere kandi najye mungirire icyizere ndetse nicano bura ikomeje kudupromotinga nyirayo respect kabisa umva bakore flow bakore share Nyiricaro ni umuntu mwiza ni umwana mwiza shazamura abana benshi cyane angaye Gisenyi TV3 Rwanda mukore share kabisa reka tubishimire John Kids mates thanks TV3